hano dutangiranye n'umukobwa witwa Ania ari mu muhanda abona igiti kigiye kugwa kandi kiri bugwira umuntu niko kwirukanka kugira ngo atabare. Mu gutabara rero ntago byamugoye neza, igihungu yatabaye cyitwa Maxime yahagurutse yitotomba, niko uri umusazi ese wowe barakuroze kubera icyo uzunyi wihura ku bantu mutanaziranye koko kweri. Kano gakobwa n'umutima utuje ati hangane rega nta kibi nagambiriye rwose hangane, atahubwo ndebera niba koko nta kintu nabaye ku matama kubera ko mfite interview mu kanya pe ihangane. Hano rero yarageze aho agomba gukorera interview y'akazi, nibwo yababaje ati se ushinzwe kudukoresha interview ninde ari hehe. Uyu rero n'umutima utuje ahita amutangariza ati rega akazi twagatanze twagahaye undi ufite experience rwose mwihangane naho butaha. Ania arababara we yo. Hano nibwo yatashye mu muhanda nanone yihurira na Maxime ati rega nta mpamvu zo kubabara ngwino twirira isi rwose. Ati se kano kantu kagurukura kazi ubundi, ati hoya nago nkazi. Maxime ati rwose ngwino nitwa Maxime, undi mukobwa nawe amubwira ko yitwa Ania. Ubwo nyine batangiye ubuzima bwo kwinjoyinga, ngabo bagiye kwirira isi bombi babiri rwose mwisi. Maxime nawe yumvaga rwose yatakayemo mu rukundo, yarabonye marayika murinze w'ubuzima bwe. Siko koko kumarana umunsi wose nawe murababona mu byicungo. Maxime arishimye na Ania nawe yibagiwe umunsi mubi yahuye nawo, bose rwose barishimye nkuko mubabona. Hano rero Maxime yaramusezeye, hano Ania ari iwabo, nibwo yamuhaye akabizo gatunguranye. Ania ati ese kumbi. Maxime nawe ati what? Ka Ania karatashye karishimye. Hano nibwo yahuye na nyina ati se mwana wabonye akazi we kutashye bwije. Ania ati wapi mama, atariko nahuye ni Bogar, nahuye n'umuntu mwiza w'umutima mwiza. Maxime rwose namukunze, amutangarije iki umunsi uko wagenze, uko yahuye n'inshuti nshyashya. Maxime nawe ku rundi ruhande yari afite umuntu baturanye ari uyu nguyu, aramuratira ati yitwa Vika uyu mukobwa. Ati Vika nabera naguye mu rukundo, nahuye n'umukobwa bita Ania ni mwiza. Urumva ko kandi ikindi kintu arimo kumubwira, arimo kubwira umukobwa we nta n'ubwa nabi ashaka no kubyumva kubera ko Vika yakundaga Maxime bwihishwa. So rero Vika yabyaramurakje. Hano Maxime we nta kintu byari bimubwiye, yakomeje kwita ku mukobwa, amuha keya, amuha uturabo, basohoka ku Gisenyi bajya ku mazi, mbese bari mu isi yabo, ibibazo by'isi ntabwo babyitayeho. Hano Vika arimo kubareba yafushye yarakaye, umujinya wamwishe, ariko bano bibere nyine mu isi yabo ntabwo bazi ikijya imbere. Nuko rero barimo gukora urukundo nyine murabibona, barimo Vika ararakaye arafushye. Hano ni hafi y'uwabo wa Ania, barimo gusezeranaho na mama wa Ania arabibonye, ariko we nyine arabyishimiye, we nta kibazo kuba umukobwa we yaba ari mu rukundo. Baratwereka rero Maxime yigende mu butembere bisanzwe. Ania nawe afite aho agiye kujya nanone mu gushakisha akazi. Nako Vika kubera ukuntu yari yarakaye yafushye nibwo agiye gutesha umutwe Ania. Nibari baziranye aramubwira ati ngende inshuti ya Maxime, ati ngwino rwose ndaguha karifu tukakugeza aho ugiye. Hano rero atangiye kumubwira ati ndakwiyamye ku musore nkunda, nkubujije Maxime icyaba cyose ndamukubujije, umenye ubuzima bwawe, twebwe utureke, ninjye umukunda ninjye akunda, tuvire mu buzima rwose bibwangiza, ndamukubuje ndakwiyamye sinzongera kukubonana nawe. Ibintu byinshi nyine amubuza Maxime. Ka Ania rero n'umutima utuje ati se ninamureka biragenda gute kuko mana yanjye. Nibwo Vika rero yarakaye atwara imodoka cyane kuko nk'umuntu urimo kwiyahura. Ka Ania murakabona kagize ubwoba, karatitiye yo. Karababaye ati rekera gutwara uko nguko, hagarika imodoka. Yo bahuye na polisi urumva nyine yabirukanseho kubera umuvuduko bari bafite, nibwo rero akoze impanuka.
uyu mugore uturutse mu modoka ni mama wa Maxime. Nibwo yagiye nyine ataze abari muri iyi modoka, nibwo yasanze umukobwa uyirimo amuzi. Vika, ni wowe urimo gutwara ukunguku, byagenze biti? Ni cyo kibazo ufite? Manika amaboko wemera icyaha. Hanyuma rero Vika ahita yitanguranywa, aravuga ati reka ntago ari njyewe, n'uyu nguyu namubwiye ati natware buhora aranga, yari yasinze rwose, ntago ari njyewe yo. Hanyuma rero uyu mumama nawe yareba agasanga Ania yibereye mu mwanya we, wari uri ku mwanya w'ubushoferi ni Vika, aravuga ati ariko ibyo ni ibiki urimo koko? Umukobwa aratangira guhimba ati rega ndanatwite inda y'amezi 2 rwose, mumbabarira pe, mbabarira n'ukuri kw'Imana rwose ndatwite. Akibibwira uyu mama wa Maxime ahita avuga ati sura natwite, okay nta kibazo, genda ibingibi turabikurikirana, ndabikurikirana mbikavaringe, va hano ubure rwose nkubure. Atari ko rwose ibi ni ibiki? Urumva nyine uyu mumama yahise akeka ko yaba akundana na Maxime akaba ari wamuteye inda, kandi urumva nyine kamemu birumvikana. Yahise asibanganya ibizibiti, nibwo yakuruye ka Ania agashyira mu mwanya w'ubushoferi kugira ngo ntihaze kugira ikigaragara yuko atari we wari utwaye imodoka. Nibwo yafotoye kugira ngo nyine ibizibiti bize kumenyekana. Hanyuma rero Vika we ahonga uko nguko aragenda. Hano baratwereka ka Ania bakajyanye kwa muganga. Karwaye nyine urumva kubera impanuka. Hano mama wa Ania yaje kureba kumusura, banzi ko yinjira, ararakaye koko, yababaye, ariko nyine baramubwira ati genda ubanze ubisabira uburenganzira. Hano rero Maxime muri bwa butembere bagiyemo, mama we bari bamumenyesheje ko mama we arwaye, urumva kubera yamanuka nawe yagize ikibazo, bamujyana mu bitaro. Maxime rero ubwo hano arimo kwitegura kugira ngo anatahe. N'ikindi kibazo yaribazaga ati se Ania we ameze ate? Ntitwavuganye, kandi na Ania nawe yahuye n'iki n'ibyo bibazo. Hano rero baratwereka ko Vika nta kindi kintu yakoze, yabaye impande ya Maxime amuha pole. Nyine murabibona ko bazanye, Maxime we nta kintu na kimwe azi. Hanyuma Vika yinjira afite ubwoba cyane, azi ko nyina ari bubimenye, ariko hano yari yagize ikibazo cyo kutabasha kwibuka ibyabaye, ibyashize. Uyu mama nyine urumva Vika abyungukiyemo kuba uyu mama yaragize ikibazo cyo kutibuka, urumva ibya bindi byose nabyo ari bwibuke. Baratwereka rero hano ka Ania baragafunze, kari muri gereza, na bya bisebe nyine nakaya nimwe bakajyanye muri gereza nyine kataranakira. Ibi rero byarakomeje, gahakana ati ntago ari njye wari utwaye iki n'iki. Nibwo uyu wamubazaga yaje muri ya modoka bari batwaye, nibwo atoraguye icyo kimenyetso, ariko ntabwo tuzi ngo kizatanga iki. Aratangira arabitekereza ati ati okay reka nibi ngibi mbibike, na wamenya bizamfasha. Uyu umugenza cyane wari umugenza cyane umbaze, ubwo nyine arakabika, ariko ku rundi ruhande Vika we yaratangiye kwikundishwa kuri Maxime, amuba hafi, kuko urumva nyine yamukundaga bucece. Umuhungu atabyitayo aza gufuha kubera Ania yikundaniye nande na Maxime. Ubwo nyine nibwo yatangiye kugira gute kubidobya, kubyinjiramo. Hano rero wa mama wa Maxime yahuye nyine n'ibibazo byo kutibuka, nuko kutibuka kose iki gikobwa kikaza kimwongerera imiti nyine imuzengereza, biba nyine ibintu biri grave, kandi yenda ari ibintu byari gukira. Ubwo rero hano urabona nyine Vika arimo kwikundishwa kuri Maxime. Maxime hano ku rundi ruhande arimo kugenda baririza Ania ati se na Ania wamboneye ibiki n'ibiki. Birababaje cyane, kino gikongo urabona nyine cyatangiye gutsindira umutima wa Maxime. Hano yaramubwiye ati papa wanjye yakuboneye akazi rwose. Maxime aramushimira bikomeye. Hano rero ka Ania kari muri gereza, bagahatishije, karimo guhatisha ibyuma katamenyereye, byakishe intoki. Uyu museriveye izi amuzaniye ikindi gifuka kibirayi we ngo abihati. Bega gahinda. Ania ati rwose mumbabarire, dore na bino nabyo nari nashobora, rwose mumbabarire, ati hangane ubikore.
cya kizibiti rero cyaje gukora, Ani arafungurwa, afunguwe nguyu mu rugo aratashye, mama atinjira bimeze bite, ariko nyine ameze nk'aho yahuye n'ihungabana kubera ibintu yakoze nako bamukoreye. Hano yicaye ni hahandi nyine yaherewe akarabo, arimo kwibuka we na Maxime ubuzima bari bibereyemo, yibuka ukuntu yakuyemo uturabo muri icyo giti akamuhereza, mbese byose arimo kubyibuka, akanibaza ati se Maxime ubundi ubu buzima bwose nabayemo njyenyine ari hehe, ese abaye hate, nyine yibaza atekereza, ariko hagati aho yibuka cyane iby'urukundo. Nibwo rero yase ku rundi ruhande yahise ababona, urabona nyine Maxime akundanye na Vika, arababona arabimenya ati kumbi aho ndi muri gereza wowe bibereye mu rukundo. Hano Ani yagiye gusaba akazi kubera ko nta kazi yagiraga yagombaga kugashaka. Uyu mugore aramubaza ati se aho uherutse gukora ho bimeze gute, karamubwira ati rero njyewe ntago nakoze, ahubwo mvuye muri gereza, maze iminsi muri gereza. Umugore ahita amubwira ati yewe ihangane n'akazi kawe dufite hano, ati rwose urabona nyine yahise amwangira kubera yaravuye muri gereza. Yagiye ahandi rero baratwereka hano ho akazi barakamuhaye, baramwemerera. Uyu ni umukobwa bari bagiye gukorana, ubwo nyine abonye akazi, agiye gutangira akazi rwose nyuma y'ibihe byari bimugoye. Ani yarishima kubera ko yarabonye akazi. Hanyuma rero hano baratwereka Maxime rwose we na Vika, urukundo rwari rukomeje, bishimye kubera bya binini bahereza uyu mubyeyi ntago byamuguye neza, nyine horaga yibagirwa. Hanyuma Maxime abwiye mama ati rero mama, ati uyu nguyu rwose Vika namaze kumupropoza mu ijoro, ati kandi yavuze yes rwose, ubu turimo gutegura gahunda zo kubana. Mama we biramubabaza, ntago yabikunze. Hanyuma bakibimubwira, mama we yahise yibuka yamanuka yabaye, ati Vika niwe munyabyaha yarari muri ya modoka koko kwere. Atangira kwibuka utuntu duke ariko ntiyabihuza. Hano rero ubwo baratwereka yahise ahamagara Vika araza, aramubwira ati inzozi zanjye zagarutse, ubwonko bwanjye bwagarutse, ati se bite niwe wari uri koko uri umunyabyaha. Vika rero amenye yuko bamuvumbuye, nibwo yari agiye kwica uyu mugore, ashaka kumutera igishinge kugira ngo apfe. Ariko ikindi cyiza cyari kibaye, uyu mugore yari arikodingaga, mwabonye telefone ku ruhande rwe, arikodinga ati kiba nyine azabitangaza, abwira umuhungu we ko Vika ari umunyabyaha. Maxime nawe araje, baramurangira ati mama ari hariya, ati tabara iki n'iki. Ka Ania nako kari iruhande aho ngaho, kaba karatabaye mu guhusha urushinge, bararwiteye. Vika bayiteye cya gishinge ari kuwutera mama wa Maxime, nuko nyine biraba uko nguko. Bahahuriye nyuma y'iminsi, Maxime abonye umukobwa nyuma y'iminsi, ati wowe, ati bite n'uru rushinge, ashaka kubimushinza. Mama we ahita avuga ati ngiyi record narikodinze, narakubwiye ko uwo mukobwa wawe ukunda rwose nabishaka, ati yumvire nawe. Nuko nyine Maxime araplayinga sound nyine ba recordinze, atangira kumva nyine umukobwa yavugaga ati wowe, ati ngiye kukwica ibiki n'ibiki bizarangire, ati n'ibinini naguhaga n'ibiki ni njyewe ntago nashakaga ko ukira, none dore utangiye ngo kwibuka. Yes, naho ngaho rero Maxime nyine yamenye ukuri, amenya yuko uyu mukobwa bari kumwe ari we munyabyaha, ahubwo ka Ania. Ahita akabaza ati se wari urihe iminsi yose ko nagushatse nkakubura, bimeze gute? Ania nawe mu gahinda aravuga ati wowe ibiki n'ibiki. Mama we nawe asaba imbabazi ati rwose mbabarira, ninjye wahisha ibizibiti, ntabwo nari nkwiriye kubikora, atari kumbabarire rwose, icyabaye ni kuri byagenze. Ania na Vika yambwiye ko atwite Maxime, bituma misha ibizibiti, atari kumbabarira, kandi ndagushimiye yuko unabaye. Urumva Ania nawe mu gahinda, ariko nyine ku rundi ruhande kubera ko yarabonye Maxime yarishimye, aravuga ati
ati nta kibazo rwose ndakubabariye, ati ariko bino bintu rwose mana yanjye, ibi bintu rwose mwankoreye byanteye trauma, byarambabaje, nagiye muri gereza marayo igihe njyenyine nta muntu nsura. Maxime arapfukamye asaba imbabazi ati Ania wanjye mbabarira pe, mbabarira. Hano rero baratwereka ubwabo ko bari bagatangaje ko Maxime azibanira na Vika, yahise yibanira na Ania, urukundo rurasohoye. Iyi filime iratwereka ngo wikwiheba, buri kibazo cyose waba urimo umva gifite igisubizo pe, wikwiheba, ibyawe nta hantu bijya. Hano rero ubukwe bwarasohoye bwa Maxime ndetse na Ania. Kubera kwihangana kwa Ania, Maxime we nyine mwarabibonye ko Vika yaratangiye gutsindira umutima we, ariko nyine iby'Imana ipanga, nyuma y'igihe izuba riracana, nyuma y'ibibazo umucyo uraboneka. Ubukwe bwarabaye rero biyemeza kubana ubuzima bwose. Vika we yari ari muri gereza, urukundo nirwogere. Mbibutsa ko ukeneye utundi dukuru kora subscribe ujye ubona inkuru uko tuzaza tuzishyiraho rwose, kandi ukore share udushyigikire. Murakoze cyane naho